Dusome ijambo ry'Imana tumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka igice cya mbere n'umurongo wa 80. Uwo mwana arakuragwiza imbaraga z'umutima aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisiraheli. Turongeraho amagambo ari muri Zaburi ya 90 ku murongo wa 12. Utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Dusoreze rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo rwa 2. Rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo, turasoma ibice byaho bibiri, dusome n'umurongo waho wa 20. Tuvuze ngo nukuba mu buzima bwo kwezwa. Yo ni soko ya kabiri. Amen. Amen. Kugira ngo wakire imbaraga z'Imana ziturutse mu ijuru, nukuba mu buzima bwo kugaburirwa ijambo ry'Imana. Ejo twabivuzeho mu buryo butandukanye, tureba n'ingero z'abantu babaye muri ubwo buzima. Isoko ya kabiri kugira ngo ubone imbaraga z'Imana ziturutse mu ijuru, nuko ugomba kuba mu buzima bwo kwezwa. Ubuzima bwo kwezwa ntabwo ari ubuzima bw'abapagani, ni ubuzima bw'abakristo. Kandi abakristo nibo bakeneye izi mbaraga, kuko abapagani ntabwo bazikeneye. Abapagani barihana, ariko abakristo baba mu buzima bwo kwezwa. Kandi nshingiye ku ntego mfite muri kino cyumweru, tugeze mu mutima w'ijambo ry'Imana. Uyu munsi nibwo twinjiye mu mutima w'ijambo ry'Imana, kuba mu buzima bwo kwezwa. Amen. Amen. Ari ibintu bigeze muri 5 cyangwa 4 bibanzirizwa kuba mu buzima bwo kwezwa. Kandi hariho impamvu Imana idusaba ko twezwa. Mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo tumaze kubivuga, yaravuze ngo mu nyumba y'Imana habamo ibintu byinshi. Habamo izahabu, habamo ifeza, habamo ibiti, habamo n'ibumba. Ariko hepfo akavuga ngo umuntu niyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azabaye ikintu cyo gukoreshwa imirimo y'icyubahiro. Ubwo au contraire, iyo umuntu atejejwe ashobora kuba ikintu gishobora gukoreshwa imirimo iteye isoni. Munkurikire rero kugira ngo tuze kugeraho turi busengere, kandi kumva ibi bintu uyu munsi biraza kugufasha cyane. Mu ijambo rero tumaze gusoma, kuba mu buzima bwo kwezwa niyo Imana ishobora kuguha imbaraga kugira ngo ubashe gukora imirimo Imana ishaka cyane. Ariko tugeze mu gihe rero abantu bashaka gukorera Imana bataba mu gihe cyo kwezwa. Twezwa n'iki? Twezwa ryari? Impamvu nabanjije kuba mu buzima bwo kugaburirwa ijambo ry'Imana nuko ijambo ry'Imana ari ryo ritweza. Ntabwo ushobora kwezwa utagaburirwa ijambo ry'Imana. Iyo usomye Yohana 17 ku murongo wa 17, n'amasengesho Yesu yasengeye abigishwa be. Yarasenze aravuga ngo simbasengeye kugira ngo ubakure mu isi, yasengaga Imana, ahubwo ndabasengeye kugira ngo ubarindire mu isi kandi ubarinde umubi. Ageze kuri 17 aravuga ngo ubereshe ukuri, kuko ukuri ari ryo jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo rishobora kumurika ahatabona ho mu bitekerezo by'umuntu. Ijambo ry'Imana niryo rishobora kumurika mu marangamutima yacu. Ijambo ry'Imana niryo rishobora guhishura ubugome buri muri twebwe. Ijambo ry'Imana niryo rishobora guhishura amanyanga ari muri twebwe, rikatumurikira hanyuma tukezwa. Kandi iyo tuvuze kwezwa, kuko ari ubuzima bw'abakristo, tugeze mu gihe abantu batezwa kandi bashaka gukorera Imana. Nicyo gituma rero hari ibintu Imana itagukoresha utejejwe, hariho ikigero udashobora kugeraho utejejwe, hariho impano udashobora kubona utejejwe, hariho ubusobanuro bw'ijambo ry'Imana udashobora kugira utejejwe, hariho ubutumwa udashobora kuvuga utejejwe. Imana yacu nitugirire neza. Ijambo ry'Imana rero niryo ritweza, niryo rishobora kumurika hatabona. Isomye Abaheburayo 12 ku murongo waho ibice 4 ku murongo wa 12, haravuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite rimeze nk'inkota ityaye impande zombi, rifite ubushobozi
bwo gutandukanya ubugingo ndetse n'umwuka, ndetse rigatandukanya ingingo n'umusokoro. Nta yindi mbundi ishobora kwinjira mu bitekerezo by'umuntu uretse ijambo ry'Imana. Niryo rishobora kudusaka forode yose tuba dufite, hanyuma tukimenyaho ikibi, twarangiza tukagira gute? Tukezwa. Imana nihimbazwe cyane. Niba muri riteraniro hari umuntu ushaka kuzakoreshwa n'Imana imirimo y'icyubahiro, azabe mu buzima bwo kwezwa. Niba muri riteraniro hari umuntu ushaka kuzagera kure akoreshwa n'Imana, azabe mu buzima bwo kwezwa. Niba muri riteraniro hari umuhanuzi ushaka kuzahanura agakorana n'Imana mu buryo burambye, azabe mu buzima bwo kwezwa. Niba muri riteraniro harimo umuvuga butumwa ushaka kuzakorana n'Imana akagera ku rwego rukuru cyane, azabe mu buzima bwo kwezwa. Niba hari umushumba ushaka kuzakorana n'Imana ku rwego rukomeye, azabe mu buzima bwo kwezwa. Kuko iyo twabaye mu buzima bwo kwezwa, nibwo Imana idukoresha imirimo y'icyubahiro. Turambura ibiganza dushimira Imana mu izina rya Yesu. Twavuze ngo amena. Twavuze ngo amena. Mbatangarize ko Yuda yabaye mu ntumwa 12 za Yesu, ariko ntiyigeze yita ku byo kwezwa. Nicyo gituma yasohoje umugambi w'Imana, ariko nta bugingo buhoraho yigeze agira gute? Yigeze abona. Yasohoje umugambi w'Imana ko byari ngombwa ko Yesu abona umugambanira kugira ngo ajye ku musaraba, ariko ijuru rirebye ribona nta wundi muntu uri bubisohoze uretse umugabo bita Yuda. Baravuga turiya Yuda n'ubundi niwe ukunda imiya, niwe uzakora kiriya gikorwa, ariko nta bugingo azabona. Yesu yaratangaje abwira Imana ngo Mana, abo wamaye bose barahari, keretse umwana wo kurimbuka utarigeze uba mu buzima bwo kwezwa. Niwe wasoje umugambi wawe, ariko nta bugingo buhora wigeze agira gute? Abona. Mwirinde rero kandi mube mu buzima bwo kwezwa kugira ngo muzasohoze umugambi w'Imana. Imana nihimbazwe cyane. Haleluya. Iki ni ikintu kitavugwa. Iki ni ikintu abantu batitaho. Hariho ibitangaza Imana itagukoresha. Hariho ubutumwa utavuga. Hariho umubyeyi umwe, umuvuga butumwa yararimo abwiriza ubutumwa ari ku ruhimbi hano. Umubyeyi yarari mu mwuka, ngo hanyuma ngo abona hari ikintu umuvuga butumwa avuze, arazamuka ajya mu nyenyeri, aragaruka yikubita hasi, abona abaye nk'upfuye. Hanyuma abaza umwuka wera wari umweretse ibyo, aramubaza ngo biriya bishatse kuvuga iki? Aramubwira ngo kiriya kintu ni icyaha agezeho kimutsinda atajya yezwa, gihora kigaruka mu buzima bwe. Iyo duhagaze hano hari ibyaha bidutsinda, ntidushobora kurenga urwo rwego ngo abantu babe babyihana. Kuba mu buzima bwo kwezwa nibwo umuntu ashobora gukoreshwa imirimo y'icyubahiro. Imana nihimbazwe cyane. Ariho igitekerezo, ariko ni igitekerezo. Umudamu umwe yarafite umugabo uba mu buzima bwo kutoga, ntabwo yakundaga koga, yatinyaga amazi. Agera ku rwego rero amushyiriraho intego, aramubwira ati ariko waguha amafaranga koko ntabwo wakoga? Mugabo aramubwira ati amafaranga yampe ndi bwoge. Afite amazi yajyana muri dushe ndetse n'isabune, aramubwira ngo genda woge ndetse n'amavuta yo kwisiga. Kubera ko umugabo yatinyaga amazi, aragenda afata amazi ahita yimenaho, arihanagura vuba vuba, ahita yisiga amavuta. Abwira umugore ati mpa amafaranga yanjye rero koga nabirangije. Umugore aramubwira ngo wafashe amazi uroga? Ati yewe mpa amafaranga yanjye, ibyo bintu nabikoze. Isabune wayibonye? Isabune nayibonye. Aramubwira ngo yari yafashe amafaranga bavuganye yashyira munsi y'isabune. Aramubwira ati ntabwo wigeze woga isabune? Ntabwo wigeze woga? Iyo woga isabune, amafaranga uba wayabonye munsi y'isabune, niho amafaranga yarari. Imana yafashe ibintu byose by'agaciro dushobora kuzabona, ibishyira mu buzima bwo kwezwa. Haleluya. Imana yafashe ibintu byose by'agaciro, byose ifata imbaraga zose izishyira mu buzima bwo kwezwa. Iyo abantu babaye mu buzima bwo kwezwa, baba hafi y'Imana cyane. Yesu arashimwe cyane. Baba hafi y'Imana cyane, kugira ngo rero ugwize imbaraga z'umutima bizagusaba kuba mu buzima bwo kwezwa. Kandi ntabwo ushobora kuba mu buzima bwo kwezwa udafata umwanya mugari cyangwa uhagije wo kumva ijambo ry'Imana, ukarisobanukirwa, ukaba hafi yaryo. Imana nihimbazwe cyane, kuko ijambo ry'Imana ari ryo ritweza. Niyo mpamvu rero Satani n'umuhanga aza ahantu twakura imbaraga, kandi n'umujura ujya wiba ibitagira agaciro akadusigira, ujya wiba iby'agaciro agasiga ibitagira agaciro. Arabizi neza ko imbaraga tuzazibona twejejwe, nicyo gituma tugera muri uwo mwanya tugakora ibintu by'Imana tutejejwe, tukabikora ntacyo twitayeho. Ariko muri iki cyumweru kugira ngo uzabone imbaraga z'Imana, nuko ugomba kuba mu buzima bwo kwezwa. Imana yacu nihimbazwe cyane. Twese tuvuge ngo amen. Ndababwira impamvu Imana ishaka ko tweza.
ari ibindi bintu bitanu bikorwa nyuma yuko twejejwe. Reka mbaho urugero rufatika. Ababyeyi mwese muri hano, nta muntu ushobora kwambika umwana we atabanje kumukarabya. Mu bintu vya mbere umubyeyi akorera umwana, abanza kumwuhagira akamukarabya, akamusiga, yarangiza kumusiga akamwambika. Ibi rero no mu mwuka niko bimeze. Ntabwo ushobora kwambara utabanje gukaraba, ntabwo ushobora kwisiga utabanje gukaraba. Mwambaza tese mu mwuka abantu barisiga. Yusomye Zaburi ya 45 ku murongo w'8, haravuga ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome bw'isi, nico gituma nzagusumbisha abagenzi bawe, nzagusiga amavuta y'ibyishimo. Iyo umuntu yabaye mu buzima bwo kwezwa, ajya agira ibyishimo biturutse mu ijuru, bitazanwa n'ibiboneka, bitazanwa n'ibigaragara. Twavuze ngo amena. Iyo umuntu yabaye mu buzima bwo icyaha, ajya agira amahoro, atahabwa no kuba mu nzu, atahabwa no kugira amafaranga, akagenda aririmba avuga ngo umwami Yesu ankunda, nda mahoro. Ibyo ntago byazanwa n'amafaranga, ni ibintu bituruka mu buzima bwo kwezwa. Imana yacu nishimwe cyane. Uko umubyeyi rero adashobora kwambika umwana atakarabye, niko n'Imana yacu idashobora kudusiga tutejejwe, tutakarabye. Kandi mu gukaraba kwacu ntago bikorwa habayeho amafaranga, habayeho ikiguzi. No kwizera amaraso ya Yesu yonyine, no kwizera ijambo ry'Imana, no kuri agaciro. Ntabwo ari ukuryumva gusa, no kuryumva tukaryizera. Yesu ahabwa icyubahiro muri aya materaniro. Twese tuvuge ngo amen. Haleluya. Nta kiguzi bisaba kugira ngo wezwe, ntacyo. No guca bugufi ukizera amaraso ya Yesu, ukizera ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Iryo kosa umubyeyi ntiyarikora n'Imana. Hariho abantu bambaye ubusa mu mwuka, hariho abantu bafite umwera mu mwuka, hariho abantu bakushutse mu mwuka badaherutse kwisiga. Kuko niba umubyeyi mu buzima busanzwe atafata umwana we ngo amusiga amavuta, ari umucucu, ari w'ibyondo, ari w'amase, abanza kumukarabya, n'Imana ntiyabikora. Irabanza ikakuhagira, ikajya yagusiga. Hariho abantu barwaye umwera mu mwuka badasize. Nico gituma bamwe baririmba ukumva barabomborana, nico gituma bamwe bavuga ubutumwa ukumva ni nk'idebe ryashaje. Nuko bataba mu buzima bwo kwezwa kugira ngo data wa twese batubyaye abone uko abasiga. Haleluya, haleluya. Mwambaza ngo barambara. Usoma Abakolosayi 3:12. Mwari hasome urebe kuna abantu bambaye ubusa, kuko Imana idashobora kwambika umuntu itakarabije, ntibyakunda. Abakolosayi 3:12. Abakolosayi 3:12. Nuko nkuko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambara umutima w'imbabazi n'ineza, no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana. Mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha, uko umuntu wese agize icyapfa n'undi, nkuko umwami wacu yabababariye, abariko namwe mubabarirana. Amen. Umuntu uba mu buzima bwo kutezwa atari umukene, mutansubiza, yambaye ubusa. Ubundi uko mu mubiri hameze no mu mwuka niko hameze. Uko umuntu yoga yarangiza gukaraba akisiga, no mu mwuka niko hameze. Iri pfundo rero ryo kugira ngo umuntu abone imbaraga, ntabwo Imana ishobora kwambika umuntu itakarabije. Kandi imyambaro twambara mu mubiri itandukanye niyo twambara mu mwuka. Nkuko bikwiriye intore z'Imana zera, ntabwo Imana yakwambika umutima w'imbabazi ariko wowe udafite umutima wo kwezwa. Ntabwo Imana yakwambika umutima wo guca bugufi, umutima w'ineza, umutima w'amahoro. Haleluya. Ndetse hari indi atavuze ikigeretse kuri ibyo byose, muziri gushireho urukundo. Iyo myambaro yose ko ari 9, iyo yambaye urenza ikote bita urukundo, Imana nihimbazwa. Ariko ibi bibanzirizwa no kwezwa, no kugira uwo mutima wo kwezwa, nibwo Imana ishobora kukwambika ibi. Iyo birangiye Imana imaze kugusiga, imaze no kukwambika, nibwo Imana ikujyana mu ishuri. Noneho ukajya muri bwa butayu twavuze, nuko uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, arindirwa mu butayu. Kuko mu butayu ni mu ishuri, nibwo ujya mu ikosi. Ntabwo rero Imana yabikora ubanza guca muri iki gice. Aha rero mu buzima bwo kwezwa Satani yahafatiye abantu.
kuko azi ko ari ryo pfundo ryo kugira ngo abantu bagwize imbaraga z'Imana. Imana nishimwe cyane. Twasomye ijambo rivuga ngo mu nyumba y'Imana habamo ibikoresho byinshi, habamo iby'ibiti, habamo iby'izahabu, habamo iby'ifeza, ariko umuntu niyeza akitandukanya n'ibidatunganye azaba baye igikoresho cyo gukoreshwa imirimo y'icyubahiro. Biravuze ngo muri urusengero harimo za rakerete, harimo aya mavaze, ariko iyo umuntu yiyejeje niwe Imana igikoresha imirimo y'icyubahiro. Mu yandi magambo, imbaraga z'Imana ziri ku muntu uba mu buzima bwo kwezwa. Haleluya. Iyo umuntu aba mu buzima bwo kwezwa akora icyo bita gukorana n'Imana, ava ku rwego rwo gukoreshwa n'Imana akaba ku rwego rwo gukorana n'Imana. Paulo yarabyanditse aravuga ngo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana kugira gute gupfa ubusa. Kandi kuko umuhamagaro ukomeye, iyo utaba mu buzima bwo kwezwa Imana iragukoresha ariko ntabwo ikorana nawe nkuko yakoresheje Yuda. Hariho abantu benshi Imana yagiye ikoresha ariko badafite umugabane w'ubugingo buhoraho. Yakoresheje Yuda ariko nta mugabane w'ubugingo buhoraho agize gute afite. Hariho n'abandi bantu benshi Imana yagiye ikoresha baba mu rusengero ariko ntibasohoza umugambi w'Imana. Iyo ubaye mu buzima bwo kwezwa ujya ukorana n'Imana, ubura umufatanya bikorwa n'Imana. Nta kintu Imana yakora mutagiye inama kuko wabaye hafi yayo. Imana nihimbazwe cyane. Yagiye ikorana na ba Mose ibintu bikomeye. Abantu bose bari muri Bibiliya bakoranye n'Imana ibintu bikomeye, babaye mu ipfundo ryo kuba mu buzima bwo kwezwa. Twavuze ngo amen. Hari imbaraga utazabona, hari ibintu utazabona kubera kuba mu buzima bw'icyaha. Hari urukuta Satani yasizeho. Iyo twezwa mu bice bitatu bimwe nababwiye, ari icyo bita ibyaha bikorerwa mu mutima. Ibyaha bikorerwa he? Hari ibyaha bikorerwa ahantu ho mu mwuka, hariho n'ibyaha bikorwa n'ingingo z'imibiri yacu. Hanyuma rero mu ijambo twasomye ejo Matayo 13:33 aravuga ngo ubwami bw'Imana bugereranywa n'umusemburo umugore yenze, awisha mu myariko 3 y'ifu kugeza aho yasemburiwe rwose. Ni ukuvuga ngo iyo uba mu buzima bwo kwezwa Imana nishimwe cyane, ujya wezwa ibyaha byo mu mutima, mu migambi yawe, kuko icyaha ku bantu ni igikorwa ariko icyaha imbere y'Imana ni igitekerezo. Iyo ugitangira kubitekereza imbere y'Imana biba byabaye icyaha. Imana nitugirire neza. Iyo ukunda kwegera Imana rero ugasoma ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ryarishura n'ibyo watekereje utashyize mu bikorwa, ukabwira Imana ngo Mana ndakwingize kugira ngo nyeze. Imana nihimbazwe cyane. Abantu babaye kwa Mariyamu bajyaga batura ibyaha byabo bakihana ibyaha bita imigayo. Ibyaha byitwa imigayo mushobora ko mutabizi. Ni ibyaha bikorerwa ahantu ho mu mwuka. Ni icyaha ukora mu gihe umwuka bari yagutegetse ikintu, kuko icyo umwuka bari yagutegetse ntabwo mushumba kizi, nanjye ntabwo nkizi. Bene rero ibyo byaha harimo amasengesho, harimo ibintu bitandukanye, hari ibyo umwuka bari gutegeka anyuze mu bayobozi, hari ibyo umwuka bari gutegeka anyuze mu kanwa k'abahanuzi, hari ibyo umwuka bari gutegeka anyuze mu nzozi. Ibyo byose byitwa ibyaha by'imigayo, kandi ibyo ngibyo ntabwo utabyihanye ntabwo wajya mu ijuru. Haleluya. Haleluya. Ikintu cyose umwuka barakubwira gukora ntugikore, cyangwa ijambo ry'Imana babyita ibyaha by'imigayo. Hari n'ibyaha byo mu mutima, hari n'ibyaha by'ingingo zacu. Birasaba rero kuba mu buzima bwo kwezwa kugira ngo tubashe kugwiza imbaraga z'iki, imbaraga z'umutima. Imana nihimbazwe cyane. Twasomye irindi jambo ry'Imana rivuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu mu buryo butuma dutunga umutima w'ubwenge. Uyu mutima w'ubwenge Mose avuze ni uwuhe? Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ninezwa umutima wanjye nibwo nzunguka ubwenge bwo mu ijuru. Ni ukuvuga ngo iyo twejejwe nibwo tubasha kunguka, nibwo tubasha guhishurirwa iby'ijuru. Iyo umuntu yeswa nibwo Imana igenda guhishurira ibindi bintu, nibwo hari izindi mpano ziza. Kugira ngo ugire uyu mutima rero ni ukuba mu buzima bwo kwezwa. Imana ihimbazwe cyane. Turaza kusengera uyu mutima, tubwire Imana ngo Mana duhuye umutima ubwenge. N'ubwenge buva mu ijuru. Yakobo yabuvuzeho 3:13 yaravuze ngo ari ubwenge bw'isi, ubw'abadayimoni n'ubw'inyamaswa abantu. Ariko aravuga ngo ubuze ubwenge nabusabe, kuko hari ubwenge bw'ijuru. Aravuga ngo ubwenge bw'ijuru buraboneye, bwemera kugirwa inama, n'ubw'ineza, n'ubw'amahoro, bwuzuye imbuto nyinshi. Iyo twejejwe tunguka uyu mutima ufite ubu bwenge buva mu ijuru. Imana nihimbazwe cyane. Ndagira ngo rero dusenge Imana, dusengere kwezwa. Nyuma y'aha ngaha ubifashe ukabishyira muri pratique. Hari mwene data duherutse gusengana arambwira ngo njyafata amasengesho y'iminsi 3. Umunsi wa mbere nkezwa ibyaha by'ingingo zanjye, n'umuvuga butumwa. Umunsi wa kabiri nkezwa ibyaha byo mu mutima.
umunsi wa gatatu nkeza ibyaha byo mu mwuka, numva ndi umukene. Arambwira ngo iyo uhagaze hano hari ibyaha utezwa, ibyo byaha ntabwo bishobora kuva mu bakristo, kuko iyo abaririmbyi bahagaze hano, korari irimwo abasambanyi, byanze bikunze iyo korari bizabamwe abasambanyi. Iyo umuvuga butumwa ahagaze hano, ibyaha afite abyara abandi bantu, abyara abandi bavuga butumwa bafite ibyo byaha yanze kwihana. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo rero dusenge, tubwire Imana ngo tweze tubabarire, kugira ngo tuvome izo mbaraga, ko byanze bikunze hari ibintu byiza nukimara kwezwa, ko amahoro umuntu ashobora kuza, amahoro barayabujijwe n'ibyaha, ibyaha byavaho, amahoro akaza direct, nta kindi kintu ukoze. Hari indwara zakira ukimara kwezwa, indwara zigahita zikira. Haleluya. Hari ibintu byahita bikunda ukimara kwezwa, ibyo bintu bigahita byemera, nta kindi kintu dukoze. Kuko ubundi iyo mu mwuka ukize, iyo mu mwuka ari hazima, indwara ziragabanuka. Iyo mu mwuka hapfuye, indwara n'ibyifuzo biba byinshi. Impamvu ibyifuzo n'indwara ari byinshi nuko mu mwuka afite ikibazo. Ariko Satani yabipfundikire muri iryo pfundo ryo kwezwa. Abantu baba mu bintu by'Imana batezwa kugira ngo ugwize imbaraga z'Imana. Ukwiye kuba mu buzima bwo kugaburirwa ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rikakweza, kandi ukaba mu buzima bwo kwera. Impamvu Imana ishaka gutezwa ni iyihe? Reka bari yonsorezo dusenge. Nuko imirimo yose dukora marayika w'Imana yandika, kandi akayandika uko twejejwe. Abantu babaye kwa Mariyamu ngo bajya gutasha, bakabanza bakatura ibyaha byabo. Abagiye kuvoma muri iryo tsinda nabo bakabanza bakiyeza. Abagiye kwakira abashyitsi ngo bakabanza bakiyeza. Ngo bari barayishuriwe ko hari marayika w'Imana ubu uhagaze uruhande rw'umukristo, wandika imirimo yose yakoze, ariko arebye mu mutima. Nuko ngo imirimo yose abantu bakora baba mu buzima butezwa, ntabwo iyo mirimo bazayibona. Ipfa ubusa. Amafaranga yose watanga utaba mu buzima bwo kwezwa, iyo mirimo ntago yandikwa. Ibyo wakora byose, cyarabivuze Paulo yandikira Abakorino, cyaravuze ngo naho nakitanga ubwanjye nkagaburira abakene bose, ngakora ibintu byose bitandukanye, ariko ntagira urukundo, iyo mirimo itakora mu rukundo, itakoze umuntu yejejwe, n'ubundi aba ari impfabusa. Aya ni amagambo abwirwa abakristo bajya mu ijuru. Haleluya, haleluya, haleluya. Gutanga icyacumi, gutanga amaturo, kugura intebe, kuduherekeza, ariko utejejwe, ibyo bizasigara inaha. Kuko imirimo dukora niyo izaduherekeza. Ntuzapfushe rero imirimo yawe ubusa kugira ngo uvome imbaraga z'Imana. Nukuba mu buzima bwo kugira gute? Bwo kwezwa. Hari ibintu bikorwa umuntu yejejwe, hari ahantu utaragera kubera kuba mu buzima bwo kutezwa. Hari ibintu bikurwanya bikagutsinda kubera kuba mu buzima bwo kutezwa. Hari urukuta Satani yagushyiriyeho kubera kuba mu buzima bwo kutezwa. Hari intambara uhura nazo kubera ko ubuzima ubayemo ari ubuzima bw'icyaha, ari ubuzima bw'umwijima. Hari ibintu utabona kubera ko Satani yagupfundikiye utaba mu buzima bwo kwezwa. Hari ahantu utagera kubera kuba mu buzima butezwa. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo dusenge Imana. Ejo tuzareba ibindi, tuzabareba mu buzima bwo gusenga. Naho hari imbaraga z'Imana zijya ziza, naho ni isoko munavomamo imbaraga z'umutima. Ariko aha mu buzima bwo kwezwa, ndabyibuka mwihamagarwa ryacu, ntiwashoboraga niyo umuntu wamubabazaga ku kanya wahitaga umusaba imbabazi, kuko barasuzanyaga ngo Maranata, umwami Yesu araje. Nicyo gituma Yesu yavuze ngo umuntu nagutwara isambu akurengereye ashinguye urubibi uzamwongerera. Yashaka kuvuga iki? Yashaka kuvuga ko Yesu ashobora kuza uri mu burana imanza z'ubutaka kandi ntabwo wagenda. Yaravuze ngo umuntu nakwaka umwitero uzamuye n'umukenyero. Yashaka kuvuga ko ashobora kuza murimo muburana iyo myambaro. Umukristo ujya mu ijuru yabaga mu buzima bwo kwezwa. Ariko urabyuka mu gitondo abana bababwiye nabi, ushobora kubasaba imbabazi, ukongera ukagenda, ukaba mu buzima bumeze gutyo butejejwe. Hari ibintu udashobora kubona ku kazi kawe, abakozi ukoresha ukababwira nabi, ariko budashobora kwisubira muri umukristo ubabwira ati nababwiye nabi, mumbabarire. Gusaba imbabazi byaranze. Bamwe bazisabisha imigati mu rugo, abandi bakazisabisha ibitenge. Baba mu buzima butezwa, nicyo gituma hari amahoro mutazabona. Ariko
nimwemera kuba mu buzima bwo kwezwa hariho amahoro muri butanu uyu munsi. Amaso yanyu araza kureba ibyo mutarebaga, hari ibiganza byanyu biraza kwakira ibyo mutakiraga, hari ibintu biri bukunde, hari indwara ziri bukire muri aya materaniro. Imana nihimbazwe cyane. Ibyari byaranze biraza kwemera mama, biraza kwemera wa musore we, nuko wabaye mu buzima bw'icyaha Satani yaragusize amapingu, ariko nuba mu buzima bwo kwezwa byari byaranze biragira gute? Biremera. Tuzamura ibiganza dushimira Imana, wemerera umwuka wera ube mu buzima bwo kwezwa. Imana nihimbazwe cyane. Turamura ibiganza dushimira Imana mu izina rya Yesu. Tera haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo dusenge Imana. Kuba umukristo no kuba mu buzima bwo kwezwa ni ikintu gikomeye. Berutse kuganira n'umugabo umwe arambwira ati nari umukristo ndarengwa. Ati hanyuma ndenzwe Imana irankebura apfusha abana 3 mu cyumweru kimwe. Umwana w'imyaka 4, umwana w'imyaka 7 n'uw'imyaka 20 ugiye muri kaminuza. Imana iramubwira ngo ndagushaka. Muri icyo gihe rero yapfushije abana, ahura noneho na dayimoni karahabutaka. Haza umuntu amugusha mu cyaha, amuha amafaranga menshi. Imana iramubwira ati noneho natwaye abana bawe ni wowe ngiye gutwara. Twariganiriye ku cyumweru, ntabwo ari inkuru mbarirana. Hanyuma Imana iramubwira ngo noneho ni wowe ngiye gutwara. Iramubwira ati nzagutwara. Ngo ajya gusenga, ajya no mu buvumo butandukanye. Hanyuma iramubwira ati ikimenyetso urakibona n'icyari kukwica uzakibona. Yakoze impanuka mu gitondo, impanuka iremereye, aho bari kumwe nabo barapfa, abandi bakora impanuka. Amaze gukizwa, Imana yaramubwiye ngo kuko shaka kuba mu buzima bwo kwezwa, genda ubaze uriya mugore mwakoranye icyaha, amafaranga yose yaguhaye uzayamusubize. Yarambwiye ngo kuko nashakaga gukiranuka no kwezwa, nasanze ari amafaranga miliyoni 7, kandi nari ndi muri credit nasaguraga 2,000. Ariko kuko nemeye, kuko nashakaga kuba mu buzima bwo kwezwa, Imana irambwira ngo izanyishurira. Ayo mafaranga yose yari yamushubije uko zari miliyoni 7. Aramubwira ati mvira mu buzima, kuko ubuzima bwanjye nubwo kwezwa si ubuzima bw'icyaha. Ariko wowe uri umukristo wakoze ibyaha, abantu batana hanze ntabwo ushobora kujya kubararura. Kwezwa ni ikintu kigari. Wateye umukobwa uri mu byaha, ariko uyu munsi uratuje ngo uri umukristo urajya mu ijuru, abana bakiri hanze ntibyakunda. Umuntu yaguhaye amafaranga ye urayabura, ntiwanagenda ngo umusabe imbabazi umubwire ko wayabuze. Uraho ngo uri mu rusengero urashaka kuzajya mu ijuru, ntibyakunda. Hari ibintu utabona kandi uri musaba Imana umugisha. Iri niryo pfundo ry'iri jambo, ukwiye kuba mu buzima bwo kwezwa, kuko kuba mu buzima bwo kweza bigira n'ingaruka. Ndagira ngo dusenge Imana, kandi bitwese biratureba. Ndumva nta uri bujye ku ruhande. Ngiye gusenga Imana. Imana iduhereze uyu mutima wejejwe. Muhaguruke dusenge. Umuntu wese yifuza kuba muri ubu buzima ahaguruke dusenge. Dusenge Imana mu izina rya Yesu. Ngiye gusenga. Ibi navuze ubuzima bwo kwezwa n'ubuzima bw'abakristo n'ubwo abantu bakijijwe, ntabwo ari ubuzima bw'abapagani. Muri iri teraniro hari umuntu uri mutarakizwa ngo agire gutya arambura ibiganza tumusengere? Hari urimo utarakizwa ngo arambura ikiganza tumusengere Imana? Tarabatizwa cyangwa wumva afata icyemezo kano kanya? Ndabona nawe. Reka dusenge rero tubwire Imana ngo tweze. Kandi navuze ibintu byinshi cyane bitandukanye. Uwo mwitozo uwugire mu buzima bwawe bwose, uko bwije nuko bukeye. Uri Imana y'imbaraga nyinshi, uri Imana y'ubutware n'ubushobozi. Turagushimiye mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni umucyo, ijambo ryawe rimurikira abantu bari mu mwijima. Muri iri teraniro urashaka ko twezwa, muri iri teraniro urashaka kudutunganya. Twese duhagurukiye imbere yawe, ni wowe weza, ijambo ryawe ni ryo ryeza. Urabivuze muri Yohana, uravuga ngo ubereshe ukuri, kuko ukuri niryo jambo ryawe. Ijambo ryawe ritatumuritse, ntabwo twakimenyaho ikibi, ntabwo twakimenyaho amanyanga, ntabwo twakimenyaho amafuti, ntabwo twakimenyaho ibyaha. Icyakora iyo ryurutse mu materaniro rijya rishura ibyaha biri mu marangamutima y'abantu, rijya rishura ibyaha biri mu bitekerezo by'abantu, rijya rishura ibyaha ingingo z'imibiri zakoze, rijya rishura ibyaha biri mu gice cy'umwuka. Muri iri teraniro ndabizi ko umwuka wera ari ujya urondora, ari ujya umenya umuntu,
muntu ijambo ryawe rijya ryihuta cyane rikamurika abatabona ho mu muntu. Turasenze mwami aba bantu bari imbere yawe kurikirana urugendo rw'ijambo ryawe mu mutima yabo, urebe uburyo bwo guca bugufi. Turasenze kugira ngo ubeze, harimo abasambanye, harimo abisambo, harimo abibye. Turasenze kugira ngo batunganye buri muntu wese ku cyaha cye. Turasenze Uwiteka kandi ugira butangira teliwaza tando ezi mitima yabo, ezi mibiri yabo, ezi ahantu ho mu mwuka mu izina rya Yesu. Hari ibyo bakoze ariko turasenze nta handi dukomora imbaraga, nta handi dukomora amahoro, ni mu buzima bwo kwezwa kugira ngo ugwize imbaraga z'umutima. Nuko tuzaba mu buzima bwo kwezwa kugira ngo ugwize imbaraga zituma tunesha ibyaha. Nuko tuzaba mu buzima bwo kwezwa kugira ngo tube mu buzima bwo kwambara umutima w'ineza. Nuko tuzabanza kwezwa, byose biri mu kwezwa. Ibyo dukeneye, iby'ubuzima n'imibereho, ibyo uzaduha, iby'amasezerano y'inaha uzabiduha ko twejejwe kandi nitwezwa. Ibyo tuzagukorera bizagenda biduherekeje. Niko ibyahishuwe bivuga, teliwaza tando nene sala. Uravuze ngo ndarufa na omega, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Turasenze muri iteraniro teliwaza tando, turabizi kuzatwishira imirimo twakoze ikagenda iduherekeje, n'imirimo twakoze twejejwe, n'indirimbo twaririmbye twejejwe, n'ubutumwa bwiza twavuze ariko imitima yacu yejejwe, n'ibyacumi twatanze ariko imitima yacu yejejwe, n'amaturo twatanze ariko imitima yacu yejejwe, n'inyubako twubatse ariko imitima yacu yejejwe. Teliwaza tando, turasenya imbaraga zasizeho urukuta rutuma abantu batezwa, rutuma abantu badatunganya. Turashingura izo mbago tuhagaze mu tware bw'ijambo ry'Imana, turavuguruza imigambi y'abadayimoni. Teliwaza tando hela shepardoeza kotando. Uri Imana y'imbaraga nyinshi, uri Imana y'ubutware n'ubushobozi, uri Imana twiringira. Turasenya icyaha tuhagaze mu tware bw'ijambo ry'Imana, turaberagura imbaraga z'umwijima muri iri teraniro. Icyubahiro cy'Uwiteka cyurukiye muri teraniro. Tanga amahoro ku bari bayabuze, tanga mwami ibyo bari baracennye kubera kuba mu buzima butezwa. Urakoze Yesu, turagushimiye muri iri teraniro, tukuramburiye amaboko. Icyubahiro n'ikibi cyawe twakiriye umutima, umutima w'ubwenge buva mu ijuru, umutima wunguka, umutima uca bugufi, umutima ukunda Imana, umutima usobanukiye ko Imana yera. Teliwaza tando, icyubahiro n'ikibi cyawe. Urakoze mwami, tugukomeye amashyi twakiriza imbaraga, tugukomeye amashyi twakiriza imbaraga mu izina rya Yesu. Amen. 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 Kongera dukomere Imana amashyi menshi cyane. Abakozi b'Imana baze dukomeze dusenge, turacyafite iminota igeze mu 10. Dukomeze dusenge kandi Imana itweze mu izina rya Yesu. Imana itweze mu izina rya Yesu. Narebuze ngo Imana itweze mu izina rya Yesu. Amen. Hari umurongo Yesu yavuze uri muri Luka 2. Muranyumva? Murahari? Luka 2:21 aravuga ngo nta udodekiremo cy'igitambaro gisha mu mwenda ushaje, yagira cyo icyo kiremo gisha cyacu uwo mwenda, umwenge ukarushaho kuba mugari. Kandi nta wasuka vino y'umutobe mu mufuka imu ishaje, wagira cyo vino yaturitsa iyo mifuka, vino igasandara hasi, imifuka ikononekara. Ahubwo vino y'umutobe isukwa mu mifuka mishya. Yesu yaragiye kuvuga gute? Yaragiye kuvuga gute? Ubijire birimo ibintu byinshi cyane, birimo amategeko, birimo ubuntu, simbijyamo. Ni ijambo riri mu mwuka mwinshi, ariko mu magambo yandi asobanutse, ntabwo ubutunzi bwa Yesu yabusuka mu mufuka ushaje. Murahari? Murahari? Muhaguruke rero dusenge. Yamaze kudusengera. Ibintu bya Yesu n'ubutunzi bwa Yesu ntibyajya mu mufuka ushaje. Umwuka wera ntiwajya mu mutima mubi kubera ko ari umwuka wera. Nango imbaraga z'Imana ntizajya ahantu habi, imbaraga z'Imana zijya ahantu hasukuye. Ariyo mpamvu umwigisha avuze ngo twezwe, dukomeze tugire dute? Twezwe, hanyuma tugiye gusaba za mbaraga. Mwejejwe, murumva muravuga ngo Mana mbabarira, ongera umbabarira, narirwaniriye mbabarira, nakoze ibyaha mbabarira. Hari abantu babikoze, muvuge ngo amen. Hari ijambo ry'abakanzi,
hari ijambo ryabakanze yavuze, iyo duhagaze hano, iyo turirimba, iyo tubwiriza, iyo duhanura, iyo dushumbye, haba handi hose tuba muri amatorero yacu, nta kintu na kimwe dushobora gukora Imana yadukoresha kitangana nuko imitima yacu isa. Dutanga service ingana nuko imitima isa. Imana ikubyaza umusaruro ungana nuko umutima usa. Iyo uri mu ibyaha ubyara ibyaha, ariko iyo wejejwe ubyara abana bejejwe. Ko mutavuze ngo amen? Murahari? Sawa, ndashaka kuvanamo iyo confusion. Donatien ari afite raison, ndashaka kuvanamo iyo confusion kugira ngo mubyumve neza. Ahantu musengera, ahantu mwirirwa, abantu babirirwa imbere, abantu babahanurira, abantu babigisha, hariya muba musa murya ibingana nuko imitima yabisa. Niba ari abajura babyara abajura. Siko muranyumvise? Iyo babaswe n'amarari y'ubusambanyi babyara abantu basa batyo. Matayo 23. Ndashaka kuvanamo iyo confusion kugira ngo tuzagira icyumweru cyiza, hanyuma iri jambo ryo kwezwa muzariha agaciro cyane. Matayo 23:15. Murahari? Ndashaka gusoma mwese muhagaze kugira ngo mubyumve. Hanyuma umushumba ahite atsenga adusabira Imana ngo itwuzuze umwuka wera mwije, kuko uwo mwana arakura ngo agwize iki? Ariko uriya mwana bagwije imbaraga yabaje guca ahantu, Imana iramucura, irabanza iramweza, imaze kumweza imusukira imbaraga. Turi kumwe? Ijambo Donatien yavuze Matayo 23:15. Mwebwe banditse n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishano kuko muzererezwa mu nyanja no mu misozi no guhindura umuntu umwe ngo yemere idini yanyu. Turi kumwe? Aya ni amagambo ya Yesu. Ariko iyo ahindutse yagize gute? Iyo ahindutse akaza mu idini yanyu, mutuma abaruta inkubwe ebyiri kuba umwana w'igihenomu. Iyo muvuga butumwa bwira abantu ngo baze muri ADPR, iyo uriya mwanditsi w'umufarisayo, muze mu idini yacu, muze. Yesu arababwiye ngo iyo baje baba abana b'igihenomu defwa, kuko namuganye muri abana b'igihenomu. Iyo umuntu abwiriza adahindutse abyara abadahindutse, ariko ngo bakubye inshuro ebyiri kuba abana b'igi. Iyo wonsa umwana wawe wibyariye uri kuvuga bya bigambo, uba urimo kumubyara. Iyo utwara umwana ku ishuri uvuga bya bigambo, ni wowe muvuga butumwa wo mu rugo, uba urimo kumubyara aba umwana w'igihenomu. Iyo utongana na mama na papa mu rugo, abana bumva muba murimo murababyara mubajyana muri gihenomu. Tugomba kwezwa kugira ngo tube ibikoresho Imana ikoresha imirimo y'icyubahiro. Murahari? Kandi mwakoze kuza muri benshi, ni icyumweru kuri special. Twezwe kugira ngo ubutunzi Imana ibona aho ibusuka. Imana ibane nawe. Narivuze ngo Imana ibane nawe. Reka nsengere iki? Mushumba arasengera igihugu, asengere n'itorero. Ariko reka nsabe iki? Reka nsengere nanjye iki? Ngo Imana ubwo tumaze kwemera kwezwa ko ari ngombwa, Imana idusukira imbaraga nyinshi. Mana yacu, Mana ishobora byose, ijambo ryawe rirakomeye. Urashaka yuko twezwa, abari online, abari mu rusengero, urakeneye ko twezwa kugira ngo tutabyara abana b'igihenomu, ahubwo tubyare abana bo mu bwami bw'Imana. Urashaka ko tuba abanyarwanda b'umumaro, urashaka ko tuba abacuruzi b'umumaro, urashaka yuko tuba ababankiye b'umumaro, dukora mu ma ONG, tugakora iby'umumaro, tukaba ku maseta, tubyara abana bo mu bwami bw'Imana. Nitube ku maseta tugwiza gehenomu, ahubwo tube ku maseta muri uyu mujyi wa Kigali twungura ubwami bw'Imana. Tuzamuye ibiganza, suka umutobe, suka umwuka wera, dukinguye imitima, suka imbaraga nyinshi,
suka imbaraga nyinshi, suka imbaraga nyinshi. Abagabo bazacire, abagore bazacire, abasore n'abakobwa bazacire. Suka, suka. Mu cyumba cyo hejuru warabikoze, bacira imbaraga. Reka iri torero ryirirwa mu mujyi, urihereza imbaraga, urihereza imbaraga, urihereza imbaraga. Muri Meteusi bimenyekane, muri Commercial bimenyekane, hirya muri Shike downtown bimenyekane, aho tuba, aho turi mu isoko. Imbaraga zawe, imbaraga zawe, imbaraga zawe. Manura imbaraga, manura imbaraga, manura imbaraga, manura imbaraga. Reka tuzacire, tuzumve, tuzumve, tuzacire, tuzumve, tuzacire, tuzumve. Turazaciriye. Kuba abantu basanzwe turabyanze, kuba abantu batabyarira Imana turabyanze, kuba abantu badatanga umusaruro mu bwami bw'Imana turabyanze. Tanga imbaraga, tanga imbaraga, suka imbaraga, suka imbaraga, suka imbaraga, suka imbaraga. Kora, suka imbaraga.